Rurindo ahazwi nka Rusiga hongeye kuba habera impanuka navuga ko yari impanuka yari iteye ubwoba ariko noneho umuntu akanashimira Imana yaje kuba yakinga ukuboko rwose yanga yuko hongera kubera amahano nk'ayahabaye mu myaka yahise. Hariya Rusiga rero ni ahantu hakunze kubera impanuka cyane. Haje kuba hongera kubera impanuka yari iteye ubwoba, akaba ari impanuka yahabereye tariki ya 17 z'uku kwezi kwa gatandatu 2026, iba ahagana mu masaha ya saa 2 z'ijoro. Abantu bari mu modoka ya kwasiteri ijyana abagenzi mu buryo bwa rusange, ni imodoka ya kwasiteri ikorera kampani ya Virunga Express. Iyi modoka rero yakoze impanuka iri mu muhanda Kigali Musanze, ariko abantu mana yanjye, abantu bari bayirimo nk'uko babitangaje baravuze bati Imana idakinga akaboko rwose twari dushize, ni Imana idutabaye, ni Imana yanze ko yahaba amahano nk'ayahabaye ubwo ya bisi ya International yakoraga impanuka igahitana abagera kuri 20 na bangahe. Katurebe rero uko inkuru bitangaza, turabona rwose ari impanuka yabaye koko. nawe wareba uburyo imodoka yari yisutse pfo mu gishanga, urakavuga uti Mana urahambaye, wowe wakijije ubuzima bw'aba bantu. Ibingibi byose rero bikaba byatangajwe n'umunyamakuru wari uri muri iriya modoka ubwo yakoraga impanuka, ndetse usibye nawe n'abandi bari muri iyi modoka bose baravuze bati Imana niyo idutabaye, Imana niyo irambuye ikiganza cyayo, naho ubundi twari dushize n'isegonda rimwe ryonyine ribuze. Wakwibaza ngo kuki bavuze ko ari Imana irambuye ukuboko kwayo? Ahantu iyi modoka yakoreye impanuka ni ahantu hari ubuhaname buri ku rwego rwo hejuru kurenza uburi hariya ya bisi International yakoreye impanuka, kandi muzi amabara yahabaye. Bakavuga yuko rero n'uburyo imodoka yahagamye nabyo ari ikigaragaza yuko ari Imana yitambitse, ariko bakavuga yuko ubwo nyine Satani yari yasheze, hanyuma Imana nayo irayiganza iritambika ihita iyitsinda ku mugaragaro izuba riva. Yababwira ati nyamuneka tujye dusenga, nuva mu rugo usenge kuko ntubuzi ko uragera aho ugiye amahoro, nugera aho ugiye ushima Imana yakurinze, nugaruka nabwo yiyambaze, nugera mu rugo nanone ushima Imana ati Imana wakoze, wandinze mu rugendo rwose nagiye cyangwa se mu byo niriwe nkora byose. Nk'uko amakuru abitangaza rero, bisi mwe murayibona ni bisi, ariko reka tuvuge kwasiteri nibwo murabyumva neza. Ni kwasiteri ijyana abagenzi mu buryo bwa rusange. Ikwasiteri rero nk'uko twabibabwiye ikaba ari kwasiteri ikorera kampani ya Virunga Express. Nari ngiye kuvuga ngo International kubera ko ariyo twahoze tuvuga yigeze kuhakora impanuka mu kanya, ariko sorry nyine ni kwasiteri ikorera Virunga Express yari iri mu muhanda Kigali Musanze, igeze hariya mu gace ka Rusiga. Mu gace ka Rusiga hariya rwose hakunze kubera impanuka. Iyo modoka ishaka kurenga umuhanda, umuhanda iragenda iboneza munsi y'umuhanda, ariko ku bw'amahirwe y'Imana isa nk'ihagamaho gatoya cyane, yatangiye kurenga umuhanda rwose irahagama. Urebye nta n'ibintu bihambaye byatumye ihagama, ari naho abantu bavuze bati iyi ni Imana ishatse kwigaragaza, ni Imana ishatse kugaragaza ko ihambaye kurenza ubushege bwa Satani, ihita irambura ikiganza cyayo, naho ubundi byacu byari birangiye. Abari bayirimo rero ndetse n'umunyamakuru wari uyirimo bakavuga yuko iyi Imana idakinga uko kuboko kwayo, nta muntu n'umwe wari kurokoka bitewe n'ahantu babona imodoka yari ishokeye. Bavuze yuko rwose nta muntu n'umwe wari kurokoka, habe n'umwe. Icyo gihe rero polisi yaje kuba yahagera mu buryo bwihuse, hanyuma shoferi nawe wari wasigaye muri iyo kwasiteri arimo kurwana nayo
kugira ngo arebe ko yayihagarika yakora ibishoboka byose ntirenge aho ngaho. Polisi nawe iraza iramutabara, bivuze ko nta muntu wahatakarije ubuzima cyangwa se ngo abikomerekeremo ku buryo buhambaye. Abantu rero bahise bavuga bati mana yanjye, ibintu bibaye Mana urakoze. Ariko noneho bahita batera amajwi hejuru bagaragaza yuko imihanda iri ahantu hahanamye kuriya rwose hakagombye gushyirwa bya byuma bikingira umuhanda, ku buryo imodoka ibaye yiruka, ku buryo imodoka ibaye itaye umuhanda ishobora kugenda igakubita kuri ibyo byuma bikaba byayigarura mu muhanda. Ni isomo bahise babona, bongera no kuvuga ko abashoferi rwose bakagombye kujya bahabwa umwanya uhagije wo kuruhuka, kubera yuko abenshi mu bantu bari bari muri iyo modoka bakomeje bagaragaza yuko iyo mpanuka nta kindi gishobora kuba cyari kiyiteye. Bakomeje bakeka ko shoferi byashobokaga ko yaba yaratwawe n'agatotsi bitewe n'umunaniro, bitewe n'uburyo babonaga bagenda n'umuhanda bari barimo. Baravuze bati nta kindi kintu gishobora gutuma iyi modoka yari itaye umuhanda. Ubu ngubu birashoboka ko shoferi yaba yarafashwe n'agatotsi kubera umunaniro, bityo rero bahita baboneraho gusaba ababosi baguriza imodoka ko bazajya bagira abashoferi bahagije ku buryo bajya bari buryo basimburana, hanyuma abashoferi bakazajya babasha kubona uko babona umwanya wo kuruhuka bihagije, akajya ajya mu muhanda yumva ameze neza. Ariko hariho n'igihe umuntu aba yitereye, kuko twese duteye mu buryo butandukanye. Hari umuntu rwose wicara mu modoka ugasanga ahise anasinzira kandi akijyamo nta munaniro yari afite. Ibyo abenshi bitubaho, bivuze ngo ubuzima bw'abantu rero ahubwo buriya abashoferi nabo bajye bajya, abantu tujya mu kintu runaka twabanje gusuzuma ubuzima bwacu, niko navuga. Tubanze tumenye se guhera mu bwana bwanjye kugera mu myaka yanjye ndimo nabayeho nkunze kugira umunaniro bitunguranye, cyangwa se ndi umuntu uhorana ingufu mu mubiri, bimeze bite? Cyane cyane bakavuga yuko umunaniro nk'uyu ukunze kuba ku bantu bakunze gufata ibinini cyane. Hari abantu bakunze kurwara indwara zituma nyine bahora barya ibinini. Hari nk'abantu bafatwa n'amagiripe agakira ari uko bariye ibinini, kandi amagiripe murabizi ko ahoraza. Rero guhora urya ibyo binini nabyo bishobora gutuma ujya uhura n'umunaniro udasanzwe, bigatuma rero wakora impanuka igira umushoferi. Icyo gihe rero iyo ubonye ubuzima bwawe busa nkaho budafite ingufu zihagije, ujya muri bya bintu nyine bidashobora gutuma haba akaga. Ubushoferi ukabureka, umumotari ukabureka, ukajya mu bucuruzi. Iyo wumva unaniwe urakinga ukiryamira nta wakuvogera, iyo usinziye kandi ntawe byabangamira. Ibi ni ibintu nk'ibyo, sibyo? Ngayo nguko rero dushimira Imana rwose ikomeje kugenda igaragaza ukuboko kwayo mu bice bitandukanye, ikomeje kugenda yigaragaza ahantu hose. Kandi abantu mwese namwe tubashimire kubwo kuba mwafashe umwanya tukabana mu makuru nk'aya ngaya, bityo mujye mudusangiza amakuru yagiye abera aho mutuye, dukomeze kugenda dufatikanya mu makuru agiye atandukanye. Birumvikana ko ngiye nkomeje kuba wa muhungu wanyu Mr. Habiba Imana DJ. Ndabakunda cyane. Naho mu kanya mu yandi makuru turakomeza kugenda tubagezaho.